Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha reka turebere hamwe inkuru y'umukobwa wavutse afite imitwe ibiri, umutwe umwe ari uw'umuhungu undi mutwe ari uw'umukobwa. None rero tugeze kuri episode ya 5 cyangwa igice cya 5 kitubwira ngo umutima uratabariza urukundo. Iminsi yabaye myinshi, nyuma yaho neza buri irengero bwa kabiri mu muryango we, bamwe bemezaga ko neza yapfuye, abandi bakavuga ko ari ikirari cy'umutima we cyamujyanye kure ngo yishe amarangamutima. Mugisha we yari yaracitse intege, nta cyamunezezaga, nta kiryama cyangwa nakirye neza, ntiyahogozaga amarira. Yibazaga buri munsi ati, ese koko neza yagiye burundu cyangwa se aracyahumeka ahandi? Ese niba akiriho, ninde umukoresha ayo mabaruwa y'uburiganya? Ikimenyetso mu ijoro rero, umunsi umwe mu masaha ya 6 z'ijoro, ubwo Mugisha yari aryamye ku ntebe icyumba cye cyuzuye ibikapu bya Neza na Ndayisaba, yumvise umuntu akomanga ku rugi. Afunze amaso ngo yumve neza, yumva ijwi ririmo amarira rimubwira ati, Mugisha, ntukanyibagirwe, ndetse kandi nturi wenyine. Yahagurutse vuba afungura urugi, ariko nta muntu wari uhari. Yasanze gusa hari urupapuro rufatanye ku rugi rwanditseho amagambo amuteye ubwoba ati, Neza aracyariho, ariko si uwawe. Urukundo rwe rumeze nk'amaraso yanjye, ndetse ngo ni Ndayisaba ubyanditse. Mugisha yicaye hasi, umutima udatakamba, amarira yiruka mu maraso. Neza mu gihome cy'umutima rero. Mugisha mu gihe cy'amezi 4 yari amaze neza, yari afungiye mu nzu y'igitangaza itari ku ikarita y'igihugu. Yafashwe n'abantu bitaga ngo ni abashakashatsi b'ubugingo. Bavuga ko bashaka kumenya niba koko uwo muntu wapfuye Ndayisaba ashobora gukomeza kubaho mu gicucu cy'umutima wa mugenzi we. Neza yari yarahindutse imbata y'amagereza. Buri munsi bamushyiragaho imashini bakamwumvisha amajwi ya Ndayisaba, bakamusaba gusubiza. Bamusabaga kwandika urukundo rwe, ariko ntibamwerekaga Mugisha. Yibwiraga ati, ndiho ariko ndi imfungwa, ndiho ariko ndi igicucu cy'amarira. Ese koko Ndayisaba akiriho umutima wanjye, cyangwa barimo kunyica gahoro gahoro? Inzozi zikomeye rero. Ku ijoro rimwe Neza yasinziriye, aribona asubiye mu bihe bya kera, aho we na Ndayisaba bari bakiri abana bakina ku nkengero z'umugezi. Ariko muri izo nzozi Ndayisaba yamuhagaze imbere, aramubwira ati, Neza, ntabwo ari njye ubabaza umutima wawe, ni wowe ubabaza wowe ubwawe. Reka nkunde uko napfuye, naho ubundi uzapfa uri muzima. Yakangutse atengamaye, amarira yuzuye ku maso. Yiyemeje guhunga aho hantu hatagira ikirere cy'urukundo, ariko inzira yo gusohoka yari ifunze imiryango yose. Mugisha mu rugendo rw'ukuri rero. Mugisha ntihagarariye gushaka ukuri. Yagiye mu ishyamba, mu mihanda, uturere dutandukanye, agera ku basare, ku bapfumu no ku baganga bamenye amateka ya Neza. Umwe muri abo yamubwiye amagambo yatumye umutima uhagarara. Umwana w'umukobwa witwaga Neza ntabwo yapfuye, ariko igicucu cy'urukundo rwe cyagiye gufatirwa mu kinyoma cy'abashakaga gukoresha ubugingo bwe. Niba ushaka kumubona, uzajye ku musozi wa Nyenyeri mu ijoro y'ikirere cyuzuye ukwezi. Aho niho uzasanga ukuri. Mugisha yarahindukiye, afata icyemezo cyo kwerekeza kuri uwo musozi, nubwo yari azi ko bishobora kumugiraho ingaruka mbi. Ihuriro ry'intimba rero.
munsi w'ukwezi k'umurabyo, Neza nawe yari yajyanwe ku musozi wa Nyenyeri n'abamufungaga. Bamubwiye ngo uyu munsi tuzagerageza guhamagara igicucu cya Ndayisaba turebe nuko niba koko uri we cyangwa uri wowe urimo kumwiyumvisha. Yaryamye hasi, imashini zimuzengurutse. Mugisha we yari amaze kugera aho hejuru y'umusozi, ariko bashinzwe kumurinda bamubona baramukubita, baramuhambira. Ariko imbere ya buri wese imashini zatangiye gucuranga amajwi. Neza ariruka mu marira asakuza, Ndayisaba, niba uriho se ndakwiye gukomeza kubaho? Niba atari byo ndakwinginze umfate unshyire aho uri. Uko yavugaga gutyo, Mugisha yageragezaga kwirwanaho, arataka ati, Neza, ntukemere ikinyoma. Urukundo rw'ukuri ntiruba mu gicucu, ruba mu mucyo. Uramfite hano. Ariko ijwi rya Ndayisaba yumvikanye mu mashini riravuga ati, Neza, sinigeze nshaka kukubabaza, ariko niba urukundo rwawe rutarimo amaraso yanjye ntiruzigera rubaho. Neza ararira cyane, maze ahindukirira Mugisha aravuga ngo, ndagukunda, nkunda wowe, ariko umutima wanjye urimo ibice bibiri. Niba hari ukuri ni uko ntazigera mpa amahoro uwo nakunze cyangwa uwo ntakunze. Maze ahita yitura hasi. Imashini zikora urusaku rukomeye, iherezo riteye amatsiko. Iyo saha yose yahindutse umuriro, abashakashatsi barahunga, imashini ziraturika. Mugisha asohoka mu minyururu, akiruka ajya aho Neza yari aryamye, ariko asanga Neza yabuze, ntaho yari ari. Hasigaye gusa urupapuro rwanditseho amagambo make, urukundo rwanjye ruzahora hagati y'ukuri n'ikinyoma. Uzambabarire Mugisha, niba igihe kizongera tuzanira hamwe nzagaruka, ndetse uyu ni Neza. Mugisha yikubise hasi ubwa kabiri, sakuza mu ijwi ry'amaganya ati, se koko azagaruka cyangwa iherezo ry'amarangamutima niko bingendekeye? Inama n'umwanzuro rero, inkuru ya Neza na Ndayisaba na Mugisha ikomeza kutwigisha ko urukundo rudashingiye ku kuri rubyara amarira n'urupfu. None iyi nkuru iri kutwigisha ko hari ubwo gukunda bivuze kurekura, atari ukwihambira ku muntu ushobora kutakubera uwawe. Kwiyakira ni kimwe mu bintu bikomeye, ariko binarinda umutima kuba imbata y'amarira. Amagambo yavuzwe n'abahanga ku isi, yakubwira mu Cyongereza n'aya gusobanura mu Kinyarwanda kugira ngo wumve inkuru neza. Umuhanga yaravuze, Edward Louis Cole yaravuze ngo, You don't drown by falling in the water, you drown by staying there. Ntidupfira mu marira kuko twaguye muri yo, dupfira kuyabamo iteka. None undi muhanga yaravuze ngo, Something letting go is the only way to move forward. Hari ubwo kurekura ari bwo buryo bwonyine bwo gutera intambwe mu buzima. Undi muhanga yaravuze ngo, witwa Anias ni, Love never dies a natural death, it dies because we don't know how to replenish its source. Anias ni yaravuze ngo, urukundo ntirupfa ku buryo busanzwe. Urukundo rupfa iyo twananiwe kuryitaho no kuryongera imbaraga. None undi muhanga yaravuze ngo, Every pain leaves a gift, every heartbreak leaves a lesson. Ububabare bwose busiga impano yo kwihangana, kandi agahinda k'urukundo gasiga isomo rikomeye. So ushaka ko igice cya 6 cyangwa episode ya 6 ko nanone nyiguhereza? Ndayiguhereza neza cyane, ndayiguhereza cyane. Suri gutekereza ko igice cya 6 ko Neza zaba yarazimiye cyangwa yarajyanywe mu banga bw'amamashini y'amarangamutima, ndetse niba Mugisha azabona ukuri ku iherezo, cyangwa ese tubwire uko ugitekereza. Tubwire uko utekereza ko igice cya 6 kizaba kimeze, niba koko bizahura nuko cyanditse cyangwa
kivuga cyangwa uko kiri. Yabagezaga inkuru yayi icyegeranyo ni Fabien. Ndabakunda cyane cyane. Mani komeze bandebera icyoroshye. Baramaze gukora subscribe mani duhana umugisha. Tuzajya dukomeza kurebera hamwe ibindi bice byiza ngibi ndetse n'ibyegeranyo. Ciao.